Acting Rwanda. Ushaka guseka ntumire kure. Ibyo uramurambo byo nta kintu na kimwe ari gufataho. Ubucucu n'ubugoryi ukoze. Utaye icyangombwa kituranga. Ni nabwo bwoba mfite. Gihozo turamubwira gusa. How can I believe it? Sorry, bestie. I got you. Sorry. Hey. I got you. That's okay. Yes, it's okay? Yeah. Yeah. Ukomere kandi. Mbikuze, sibyo? Ukomere, okay? Imata yigiye gusa. Ntabwo nigeze mbabara mu buzima bwanjye nk'uko mbabaye aka kanya. You said she was like my mom. I know. Is. Natwe kutujyana nabo nta kibazo. Urakoze. Uko byatangiye rero,
Niriya modoka se niyo yamuguriye biki maze babonye bikeya agera kumwakira inzu agiye kuzamuka amagorofa ngo angahe mana yanjye none ngiye namubonye ndavuga ati se ni kuri yasigaye asa cyane twiganyisha mana yanjye araka none ego ko mana imodoka ada babies bana uranga ura Shami ma biragoye kwakira ibi bintu kubona mubyeyi we watoraguwe akakurera ukiri muto akakwitaho kumusanga ari kuvirirana amaraso umutwe wose washwanyaguritse ibi bintu mu by'ukuri ntabwo byoroshye kubyakira Gihozo w'inshuti yanjye kandi agaciro kuri njyewe sinzi niba nawe wenda hari icyo watubwira tuguhaye ikaze ijambo ni iryawe mukomeze kwihangana ndabizi ko bino bihe ntabwo byoroshye kubura umubyeyi kubura umuntu wari ukuri hafi ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu bigoye cyane kubyakira mukomeze kwihangana
nanjye nk'uko naje kwifatanya namwe mwumve ko nanjye ndi mu ruhande rwanyu ko muri kwiyumva nanjye niko niyumva. Gusa ndi inshuti ye cyane, reka mbashimire mwese muri rusange kuba mwabashije kuboneka hano. Ndabizi ko ari byinshi muba mwigomwe umwanya wanyu ndetse n'ibindi bikorwa muri rusange. Ndashimira Ami n'abandi mwese ndabashimiye kuba mwabonetse hano. Ni ibintu by'agaciro cyane. Nifuje rero kugira icyo nakora nubwo atari kinini ariko ikintu kivuye ku mutima. Icyo cyose kigira umumaro iyo cyakiriwe n'abantu nabo bafite umutima. Muranyihanganira ku bushobozi bwanjye bukeya, nifuzaga ko twabana muri buno buryo bwo kubahumuriza, kubafata mu mugongo. Nateguye uburyo bwo kubafata mu mugongo bujyanye n'amafaranga. Ndabizi ntabwo biba byoroshye kuba uri umuntu wari ukuri hafi wakoraga ibintu byose. Munyihanganire kuba natinze kugera hano, ndabanza kubasaba kuba mwambabarira. Ariyo mpamvu niciye nanjye ikiru kugira ngo bashe kwifatanya namwe. Nateguye amafaranga make nubwo mvuye ku mutima, muyakire uko angana. Nateguye miliyoni 2 zo kugira ngo bibafashe n'indi mirimo, kwakira abantu n'ibindi bikorwa bikurikira. Mukomeze kwihangana. Thank you to you. Thank you. Thank you so much. It's okay. Be strong. It's okay. Ndarushye. Asebe urushya ari uko tugezeyo. Reka basi tuva ruguru nteruye. Nkuko bebuze ko witetesha nk'uruhinja. Nuko uzashaka ukuntu hano bakora byibuza ugize uhagarare hano. Okay. Ntacyo. Wow. Tugenda gukora akamasaje, sibyo? Nuko nawe uzagikora. Okay? Ukivumbura ntabwo. Mba nyimererewe. Yes. Don't tell me that. Of course. This card. Iyi karita ntabwo dusanga dufite hano mu rugo. It means ko ariyo bari abashanze basize. Ndavuga bishe tante. Yeah. Ari we mu mumaki. Yeah. So. Ntabwo bikitugoye. Kumva ukoresha iyi karita. Ko already ikimenyetso turagifite. Babe. Yes. Please. You have to help me. Kandi tukabyihutisha cyane. Okay. Ni byiza ko dufite iki kimenyetso. Iki ni ikimenyetso gikomeye cyane umuntu yaheraho. Yeah. Ariko iperereza rigira inzego, rigira uko ritangira no ko rigenda no ko rirangira. Abantu bagafatwa, bagashyikirizwa ubutabera, bagahanwa bikurikije amategeko. Ntago nakubwira ngo ni igihe kingana gutya ngo byakihuta gute. Ariko yes. Please. No, sir, I need your help. I know.
nanjye ibintu ndakora no Ntugiye kugufasha kubijyana gutyo nyine ngo ujye mu iperereza ngo ukore iki? come on ntabwo wabyuka ngo ugende ku muhanda ufate abantu bose ubonye iperereza rigira uko rikorwa bigira aho bitangirira ni n'amahirwe dufite aho duhera. I understand. Yeah. Yes. But please ndifuza gukora nk'uwikorera basi. Agayo we ntugire ikibazo kesi ndayijyamo ibisabwa byose urabizi ko mu bintu nk'ibi ngibi ndebaho gusa so bimarire just relax we tuza ntugire ikibazo ababikoze aho baba bari hose umwe ku wundi nzabageza imbere y'ubutabera. Okay, ntugire ikibazo like wowe nyumva imbere y'ubutabera. Yes, yeah, bagomba kugezwa imbere y'inkiko bagahanirwa amakosa bakoze kandi hano ngo mbikore nzabazana aho baba bari hose uwo ari we wese wabikoze just no amenye ko nawe ahari muziye binacuba ko koko nyiri ikarita ari wabikoze. Yeah, ushobora gusanga yaraje mbere, ushobora gusanga yarazanywe n'umwe mu basista bawe, you don't know, ariko kubihari iyo twayeraho it's a big thing, ni ikintu kinini kabisa, ariko we humura turabikoraho ntugire ikibazo. Okay, Merci. Harya ngo urashaka amasaje? c'est bête. Kuki wahindutse? Nahindutse yigeze ko ngewe mbona nta gishya. Usude ukanaryana ukuyemo uyu munsi. Gaciyemo gahe ariko arabizi ko warakaze. Kuri wowe ntacyo bitwaye. Ntabwo ari icyo gusa sibyo. Reka mbwira mbere nkumva si ubyibuka mbere tukimenya twabana n'umpara waranyandikiraga akampamagara buri munsi nsaba ko tubonana ari wowe ubisaba nsigaye yarabigusaba ukanga. Ashiri gusigaye ugira itiku cyane. Ntabwo ari itiku cyangwa usigaye ucamo. Niyo rero uzi imitekerereze ugeze. Kabigusubiriremo nsanze. Ntabwo wiseka ariko ntabwo wisekeje. Uravuze mu mucinyi. Oya, nabazaga. Ariko ntabwo bikora sinya. Ntabwo natangiye kuganira nawe. Oya. Gusa nyine icyo ugomba kumenya ni uko I love you so much. Kandi no mu gihe mba ntahari ntugatekereze nabi. Nubwo mba ntahari mu buryo bw'umubiri ariko mu buryo bw'umwuka mba mpari. Okay? Sibyo? Ubaye mwuka wera kagaye. No, ndetse rero ko ntizi kominikana. Yeah. Sibyo? Ikindi kandi mu gihe nagiye ahubwo uzambabarira. Nakubaza. Wambwira. No, ntabyo bari. Ntabwo mbyemera mbwira. Gusa jya nkubeshya. Wimbeshya mbwira ibyo wari ugiye kumbwira. Ngiye kukubwira yuko ngukunda cyane. Urambeshya nawe urabizi ko mbeshya. No, ahubwo bebe. Nzi ngiye. So ntabyara nuko bizagenda. Nzanetesha umwana nanagutetesha. So ariko ntacyo bitwaye da. Ninginga cyangwa n'intambara. Okay, please. I beg you. Thank you. No, mubyeyi nta kibazo. Ariko ashi yawe ntacyo.
iya ntabwo uri bwake. ntabwo ndakararana nawe ntuhanagure. So baby, kamanzi dushe nashyushye cyane. Okay, nta kibazo. Ndaje surambirwe. Oya ariko nawe ntutinde. Ndaje. Sorry. Fuck. Mana n'ubu ntabwo ntuje pe. Nisiga ikarita yanjye ari ahantu na n'ubu ngubu njye ikintu kinanteye ubwoba ni iriya karita. Ibyo uriya murambo byo nta kintu na kimwe ari gufataho. Ku bucucu n'ubugoryi ukoze utaye icyangombwa kituranga. Ni nabwo bwoba mfite. Gihozo turamubwira ngo iki? Ikibazo si icyo ngicyo, ahubwo se ku bwenge yose bari guhita badufata kubwo gutiriya karita byonyine. Hari amazina yanjye, urumva amafaranga yose. Imyaka mike yanjye mfite ngiye gufungwa mugingaho kubera wowe ukazana ubugoryi muri game mwana. Wagira ngo uzafungwa wenyine. Uratekereza Gihozo turamubwire ngo iki? Cyahehe se ubwo wamubujye kumubwira ngo wataye ikarita mwana? Ni ukuceceka. Bagufata ugafatwa peke ko kumushyiramo ubundi aratwica nawe. Nta mikino yabiza agira. Shabana. Uteje akaga muri aka kanya. Ndakeka kuva aka kanya polisi itangiye kuduhiga. Niyo mpamvu nakubwiye guhera uyu munsi ntabwo nzi nanjye ntabwo nkuzi. Ni ukugenda ubumwe kugira ngo nabyumve neza. Nta bindi biraka twongera gukora kugira ngo iriya kese banze ivemo. Yaba njyewe yaba wowe nta n'umwe uzi undi. Uri buhure na Gihozo bwa mbere ntabwo avuga undi.